ni wowe waremye Adamu unamuremera Eva umugore we ngo amubere umufasha, amutere inkunga, kandi nibo witwa umuntu wese avukaho. Niwe wavuze si byiza ko umugabo yaba wenyine, reka tumuremere umufasha umeze nka we. None ubu rero uyu muvandimwe wanjye simushatseho umugore kubera irari ry'umubiri, ahubwo mbigiranye umutima uzira uburyarya. Tugirire impuhwe ari we ari nanjye, maze tuzagerane mu zabukuru. Bavugira icyarimwe bati amen amen. Nuko bombi bararyama kugira ngo bararaho. Muri icyo gihe ariko Raguweli akibyuka akoranya abagaragu be bajya gucukura imva. Koko rero yaribwiraga ati birashoboka ko n'uyu yapfa, maze bakaduhindura urw'amenyo n'iciro ry'imigani. Barangije gucukura imva, Raguweli agaruka imuhira, ahamagara umugore we aramubwira atohereza umwe mu baja yinjire arebe ko akiri muzima, maze nasanga yapfuye tumuhambe nta n'umwe urabimenya. Niko kohereza umuja, bacana itara barakingura, maze arinjira asanga Tobi na Sara basinziriye cyane. Umuja arasohoka aza kubibamenyesha agira ati bimeze neza, aracyari muzima. Nuko basingiza Imana nyir'ijuru bavuga bati uragasingizwa Mana, kandi uhundwe impundu n'abafite umutima ukeye. Uragahora usingizwa uko ibihe bihora bisimburana iteka. Habwa impundu wowe watumye nezerwa, kuko uko nabyibwiraga atari ko byagenze, ahubwo watugiriye impuhwe kubera ineza yawe. Uragahabwa impundu kuko wababariye abana b'ibinege bombi. Wowe mutegetsi rero ubasenderezeho impuhwe n'umukiro wawe, maze bazasazane umunezero n'ubugwaneza. Hanyuma Raguweli ategeka abagaragu be ngo basibe yamva butaracya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yezu akuzwe. Iri jambo ry'Imana dusanze mu gitabo cya Tobi umutwe wa 8, umurongo wa 1 kugera ku wa 18, riratwinjiza mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti urugo rusenga nirwo ruramba. Aho icyiciro kigezweho ari icy'abibana nk'uko nabivuze. Muri iri somo turabonamo abantu. Turabona Tobi washakaga umugeni, tukabona Sara wari umugeni ariko wari warateje impfu nyinshi z'abagabo. Muri iyi minsi twakita umuteramwaku. Hari kandi na marayika Rafayeli, ari umumarayika wari woherejwe n'Imana aherekeza Tobi atazi ko ari we, maze amurwanaho. Turabona Raguweli umubyeyi wa Sara wari uzi ko iby'uwo munsi biri bube nk'ibisanzwe. Ariyo mpamvu yatumye abagaragu ngo bagende bacukure imva hakiri kare. Turabona n'abagaragu bacukuye imva bazi ko n'ubundi Tobi nawe ari bupfe.
muri iyi nkuru turabona imbaraga z'isengesho ry'aba bavandimwe Tobi na Sara bari bashyize hamwe basaba Nyagasani. Uwasoma rero iyi nkuru yumva neza icyo insanganyamatsiko yacu igambiriye, iri butume tugaruka ku byavuzwe ku munsi w'ejo, ndetse tuze no kwinjira mu nsanganyamatsiko nyirizina, aho ejo twazirikanye ko ubumwe bw'abashakanye nibwubahwe kuko bukomoka ku Mana. Nyuma turareba ingero z'ababuze bagenzi babo muri Bibiliya. Turabona ko imbaraga z'isengesho zikomeza n'uwo babonaga ko ari umumenyerane w'ibyago, ariko akaba ikimenyetso cy'amizero mu bamubona. Turifashisha kandi n'ingero z'abatagatifu cyangwa umutagatifu bamwe na bamwe babaye intwari, bakomeje kuba icyo kimenyetso cy'amizero, bakomera ku Mana. Turasoza tubona ko kuramba k'urugo rusenga, kuba ubuhamya ku bantu babona urwo rugo kubera Imana. Ingingo ya mbere rero twareba ku by'ejo. Ejo mu nyigisho twahawe n'umuvandimwe Padiri Jean Paul, twabonye ibintu byinshi binyuranye, ariko nibanze kuri bibiri muri byo. Icya mbere nibanze ku meza. Yatubwiye ameza atatu. Meza ya mbere, meza y'isengesho, aho dusangirira ibiryo bya roho. Meza ya kabiri twereka meza y'ibiryo, twereka ameza ya gatatu ikiryamo, uburiri. Ikindi yatweretse kuri uyu munsi rero, ndibanda cyane kuri ayo meza ya mbere, kuko ni urugo nyine rusenga, ni urugo rurira kuri ya meza ya mbere, ibiryo bya roho. Bikinjira rero mu nsanganyamatsiko nyirizina igaragaza ko urwo rugo niba rusenga ruzakomera. Tukabona ko rero ikindi yavuze ni imigenzo iranga abari mu rugo. Ni icya kabiri, bari mu rugo. Yatweretse ko abari mu rugo barangwa no gusaba imbabazi, ndetse no kuzitanga, kubabarirana, kwihangana, kwifata, kwigomwa, kwitangira abandi, ubudahemuka n'indi migenzo. Ubwo iyo yari rappel y'umunsi w'ejo, ibyo twabonye, aho umuvandimwe yacukumbuye n'izindi ngingo, atwereka n'abagize umuryango ko ari ibyiciro bitatu: abashakanye, abana, ndetse n'imiryango yashakanye, ababyeyi b'umugabo n'umugore. Ariko nibanze kuri ibyo ngibyo bibiri byabanje. Mu kuvuga rero ku muryango, kandi twabonye ko ugizwe n'ibyo byiciro nari maze kuvuga. Tugiye rero ku ngingo ya kabiri, turagera ku ngero zimwe na zimwe dusanga muri Bibiliya z'abakomeje urugendo na nyuma yo kubura ababo
ayo kubura ababo, gabo cyangwa umugore, muraza kunyihanganira, nagiye nshakisha ingero z'abagabo nazibuze ndabarahiye, kandi wasanga muzizi muraza kumfasha. Nabonye ariko iz'abadamu nazo dushima ziri buduherekeze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twafashe urugero rw'umuvandimwe witwa Yudita, yari yarashakanye n'umugabo witwa Manase. Turamubona rero nk'umugore wagumye ku butwari ndetse wafashije n'umuryango w'Imana mu kunesha abanzi bawo kubera isengesho. Tubisanga neza mu gitabo cya Yudita umutwe wa 8 n'uwa 9, aho Yudita yahamagaye yewe n'abatware b'umuryango akabaha inama zinyuranye, maze umuryango w'Imana ntiwaseba kandi yari umupfakazi. Urugo rwa kabiri undi twanafashe k'urugero ni uwitwa Ruta. Uyu Ruta turamubona nk'umukazana wahagaze mu birindiro bye, maze ubwo na nyirabukwe yari yarapfushije umugabo, na Ruta rero aza gupfusha umugabo ndetse n'undi bita uwo bahuje umugabo bamwita mukeba we, donc bari abasore babiri n'abagore babiri. Ubwo na mukeba we Oripa nawe yari yarapfushije umugabo. Noneho mama wabo bavandimwe, donc umugore wa Manase, umugore nyina w'umugabo wa Ruta, ubwo nyirabukwe arabinginga, arababwira ati rero murabona mupfushije abagabo banyu, mwakisubirira iwanyu, ntawamenya mwazashaka. Oripa turamubona abaye inkwakuzi arigendeye, ariko tukabona Ruta afata icyemezo cyo kugumana na nyirabukwe Naomi, nk'uko tubisanga mu gitabo nyine cya Ruta umutwe wa 1 umurongo wa 6 kugera ku wa 22. Tubyumva rero mu magambo meza cyane, aho Ruta asubiza nyirabukwe Naomi, aramubwira ati wikomeza kumpatira kugusiga ngo nisubirire iwacu, kuko aho uzajya nzajyaho, aho uzarara nzararaho, igihugu cyawe kizaba icyanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nk'uko tubisanga muri icyo gitabo cya Ruta umutwe wa 1 umurongo wa 6 kugeza ku wa 22. Undi mupfakazi twabonye mu isezerano rya kera n'ubundi ni umupfakazi w'i Sareputa, utazwi izina, utavugwa izina. Byanditswe bitagatifu ndagira ngo tuzi ko iyo umwanditsi izina yayiriretse, tuba dufite uburenganzira bwo kuba twakwishyira muri uwo mwanya. Umupfakazi uko byagenze, ngewe nisizemo byagenda gute? Uyu mupfakazi nk'uko iyi nkuru tuyizi, hari mu gihe cy'inzara, maze
umuhanuzi Eliya agera aho yari ari gutora udukwi, maze amusaba amazi. Asabye amazi, aza no kumusaba agatsima. Umubyeyi rero aramubwira ati rero agafu mfite ni gake, ndi gutora udukwi ngende nkavuge, maze njye n'umwana wanjye turye ubundi twipfire, kuko cyari mu gihe cy'inzara. Maze umuhanuzi akomeza amwinginga, aza rero kwemera, arabikora, yinjira mu mugambi w'Imana, maze avuga ko gafu, aramuha, bararya, abona ingororano y'uko agafu katigeze kabura aho bakabikaga, n'amavuta ntiyabura. Bigenda neza muri ubwo buryo. Uyu mupfakazi ndetse yaje no kubona ingororano ubwo ni ebyiri. Yabonye ingororano nyine yo kurongeraho abandi baburiye icyo kurya babonye. Noneho abona n'ingororano yindi aho wa mwana yaje gupfa, atwara ngo indwara, arapfa. Apfuye, umuhanuzi aramusabira, agaruka mu buzima. Yezu akuzwe. Hari n'abandi rero, ndagira ngo tujye no mu isezerano rishya turebe icyo twabonayo. Turahera ku mubyeyi wacu Bikira Mariya. Ibyanditswe bitagatifu bitatwereka nyirizina igihe yapfakariye ko byagenze, ariko twashishoza ivanjiri twazirikanye tukabyumva neza. Ndayisubiramo. Iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya Mukakiropa na Mariya Madalena. Yezu abonye nyina hagararanye n'aba mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati, mubyeyi dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati, dore nyoko. Guhera icyo gihe umwigishwa amujyana iwe. Yezu akuzwe. Ibirenze kuri iri jambo ry'Imana ni uko mu ruhererekane rw'inyigisho za Kiliziya tubonamo ko Yozefu yashatse Bikira Mariya akuze, kavuga ko rero ashobora kuba yarapfuye mbere. Bigashimangirwa rero n'iri jambo ry'Imana, tubona ko nta kuntu Yohani yari kumutambikana kandi Yozefu ahari. Sibyo? Siko mwe mubyumva? Yari kuba mujyana he kandi Yozefu bakiri kumwe? Nge ndumva ari uko bimeze. Yego, tukabona rero uyu mubyeyi utaraheranwe n'agahinda, uyu mubyeyi utarituye inabi iki n'ibindi, ahubwo agashikama akabana n'umwana we kugeza ku ndunduro, kugeza munsi y'umusaraba, ndetse agakomeza no kubana n'intumwa z'umwana we Yezu Kristu. Muri Senakolo murabyibuka. Uwo mubyeyi Bikira Mariya rero nawe yatubera urugero twareberaho ko yitwaye, maze natwe kujya tumwiyambaza bikatuviramo imbaraga zo gukomera mu rugendo rwacu. Undi nifuje ko tuzirikanaho ni Ana, umuhanuzikazi Ana, wa wundi byanditswe bitagatifu bitubwira mu ivanjiri yanditswe na Luka, umutwe wa 2, murongo wa 36 kugeza kwa 38, wahagobotse Simeon amaze kwakira Yezu ubwo yaturwaga mu ngoro, maze agatangaza byinshi kuri uwo mwana. Tubizirikana rero muri iyi ivanjiri yanditswe na Luka, umutwe
wa kabiri. Hakaba n'umuhanuzikazi Hana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Azeri, yarageze mu zabukuru. Nyuma y'ubusugi bwe yamaranye n'umugabo we imyaka 7, hanyuma aba umupfakazi kugeza mu kigero cy'imyaka 84. Ntiyavaga mu ngoro, agakorera Imana umunsi n'ijoro, asiba kurya kandi asenga. Nuko uwo mwanya nawe arahagoboka, atangira gusingiza Imana no gutekerereza iby'uwo mwana abari bategereje gukira kwa Yeruzalemu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aba rero nibo nafashe tekereje ko twazirikanaho mu byanditswe bitagatifu, bigahita tubona ko rero izi ngo twazirikanyeho mu byanditswe bitagatifu zigomba kutubera urugero, maze natwe titwiyumve nk'abagwiriwe n'iminsi, ahubwo isengesho rikaba inkingi mwikorezi mu ngo zacu. Ingingo ya kabiri ni iyo kureba mu ruhererekane rw'inyigisho za Kiliziya batagatifu se babashije kuba intwari nabo. Twagiye rero mu rugo rwo kwa Mutagatifu Agusitini, aho nyina Mutagatifu Monika yari umukristu wenyine muri rwo. Umugabo we ntabwo yari umukristu, ndetse na Mutagatifu Agusitini yaravutse gera mu kigero yijandika mu ngeso mbi zinyuranye, ariko amateka atwereka ko ubuzima bwa Monika bwari isengesho. Yarashishikaye muri ryo maze arubaka. Urumva wo mudahuje hajemo kwihangana no gukomera n'ubudahemuka, maze bakomezanya urugendo asabira ihinduka ry'umugabo we ndetse n'iry'umwana we. Byaje kuba byiza rero kuko umugabo we yatabarutse yaragarukiye Imana, yarabatijwe, yarabaye umukristu kubera rwa rugo rusenga, rya sengesho rya Monika. Akomeza ashishikaye no kuri Mutagatifu Agusitini umuhungu we, maze ubwo yajyaga i Milano aza rero kuhasengera, maze naho nawe arahafatirwa, nawe agarukira Imana. Ubu tumuvuga nk'umutagatifu, byaturutse mu isengesho ritaretsa ry'umubyeyi we Mutagatifu Monika. Tukareba rero undi mutagatifu utazwi cyane, Elizabeth wa Hongiriya, uzwiho kuba yari umwamikazi, abana rero n'umugabo we igihe, ariko umugabo we aza gupfa. Elizabeth wa Hongiriya batubwira ko rero yaje ubupfura bwe bwatumye afashisha ibye indushyi n'abakene, maze tukamubonamo nawe urugero rw'uwari wasigaye wenyine ariko washikamye mu murimo w'Imana, akomezwa n'ukwemera. Isengesho rero bavandimwe ni akabando mwene muntu yicumba kugira ngo tugaragaze ko ku iyo Mana tuyegukiye, kwemera ko Imana ari umubyeyi uturebera, utugenera kandi udukunda, udashobora kutubeshya bibaho. Isengesho rero
ni inkingi mwikorezi mu buzima bwacu. Niturikomeraho mu muryango wacu tuzabasha gutera intambwe. Nari navuze ko turi busoreze ko umuryango usenga uba ikimenyetso cy'amizero, utanga ubuhamya ku bandi. Nabivugaga ndi bwifashishe igitabo cya kabiri cy'Abamakabe umutwe wa 7, aho tubona umubyeyi nabwo wari warasigaye ari umupfakazi, warasigaranye abana 7. Tukamubona mu nshingano ze yarakomeye ku mahame, amatangazo y'abakurambere be, maze ubwo bafatwaga kugira ngo mwitotezwa, kugira ngo bateshwe imigenzo y'abasekuruza babo, umubyeyi n'abana bigaragaza ko ntibyatangiye uwo munsi, bafashe iya mbere. Maze tubona umwe abaza mutegereje iki, ko tudashobora kuva ku izima n'ibindi. Umuhererezi akavuga nawe amagambo akomeye, mu by'ukuri atangwa n'uko habaye uburere n'isengesho muri uwo muryango. Turasaba rero Nyagasani kugira ngo dufashe mu rugendo rwacu rwo kuba turi twenyine ariko tutari twenyine mu rugendo rwacu, dukomeza gusaba Imana kugira ngo tuyikomereho. Navuze ko ndi buririmbe ariko umuhogo byayoberanye maze ndabireka. Hari indirimbo ya Egide, yitwa Egide, ririmba indirimbo ivuga kubaho udasenga ni ugusenyuka. Nk'umubiri utarya nta buzima ugira, Mukristo nyawe arangwa no gusenga. Agenda rero afata amakategori, agafata umusore, agafata umukobwa, agafata umugabo, agafata umugore, agafata umusaza, umukecuru, agaragaza ko umukristo nyawe arangwa no gusenga. Mu rugo rwacu rero dusabe Nyagasani kugira ngo atumurikire, maze isengesho turigire irya mbere. Nk'uko Imana ariyo yafashe iya mbere mu kurema isakaramentu ryo gushyingirwa, umubano w'abashakanye, ni nayo tugomba kuriragiza, kabone n'ubwo twahurirana n'ingorane zo kubura uwacu wo twakundanye, ariko duhamagariwe kubitura Nyagasani igihe cyose, kandi tukagira inshuti Nyagasani, tukayigira umusangirangendo mu buzima bwacu bwose. Nifuje gusoreza ku cyo Papa Francisco yavuze ku bijyanye n'abapfakazi mu ngingo ya 255. Sindi bubisome byose, y'igitabo yise Ibyishimo by'urukundo Amoris Laetitia. Muri iyo ngingo ya 255 aragira ati urugendo rwose rubamo ibibazo byinshi byerekeranye n'impamvu zateye urupfu. Icyagombaga gukorwa ni uburyo umuntu yiyumva urupfu rwegereje, hifashishijwe urugendo rw'isengesho rukozwe nta buryarya no mu kwihangana, kimwe no kuruhura umutima, amahoro aragaruka.
iyo bigeze igihe kimwe cy'akababaro ni ngombwa gufasha kumva ko twese twatakaje uwo twakundaga. Hari ubutumwa bwo gusohozwa kandi ko gukomeza guhembera akababaro atari byo bitugirira neza, nk'aho ari ugushima ibyiza yakoze. Umukunzi magara ntabwo aba akeneye akababaro kacu, kandi ntiyishimira ko twangiza imibereho y'ubuzima bwacu. Byongeye kandi kumwibuka no kumuvuga buri kanya si byo bigize ikimenyetso gihebuje cy'urukundo, kuko biba ari uburyo bwo kwihambira ku byahise, aho kumukunda uko ameze by'ukuri mu bundi buzima. Ntabwo aba agishobora kugaragara bifatika nk'uko yari ameze, ariko niba urupfu ari ikintu gikaze, urukundo rufite imbaraga zirusha z'urupfu. Urukundo rufite ububasha butuma rwumva nta majwi no kubona ahataboneka. Ntabwo ari ugutekereza umukunzi magara ko yari ameze, tudashobora kwemera ko yahindutse ukundi nk'uko ameze ubu. Yezu amaze kuzuka, igihe inshuti ye Mariya ashatse kumusuhuza cyane ngo amutindane, we yamusabye kudashaka kumugumana, agira ngo amufashe guhura nawe ku bundi buryo. Ingingo ya 256, duhumurizwa no kumenya ko abapfa batarimbuka burundu, kandi ko ukwemera kutwizeza ko uwazutse atazadutererana bibaho. Bityo rero dushobora kubuza urupfu kuroga ubuzima, gutesha agaciro ubucuti dufitanye, kugwa mu nyenga y'umwijima w'icuraburindi. Twagarukira aho ngaho. Ndifuza rero ko kuri uyu munsi twazirikanye ko urugo rusenga ruramba, twafata isengesho ryacu nk'inkingi mwikorezi, nk'uko twabonye ko abagiye batandukanywa n'urupfu bose batagiye bacika ururondogoro, ahubwo Nyagasani yagiye abafasha, tumurikiwe n'ibyanditswe bitagatifu mu isezerano rya kera ndetse n'irishya, ndetse no mu buzima bw'abatagatifu. Tukabona ko rero ubwo buzima bw'isengesho, icyo kiganiro cy'umwana girana n'umubyeyi igihe cyose, cyadufasha gukomeza urugendo gitwari, maze tukabaho koko turangamiye Imana yo mubyeyi wacu, dutanga n'ubuhamya ku bandi ko bishoboka kubaho tutagaragariza ubonetse wese ko turi abamenyerane b'ibyago, ahubwo ko twabonye agakiza muri Kristo Nyagasani watsinze urupfu. Tugasaba Imana rero kugira ngo uburyo Kiliziya idupropoza, itugenera bw'isengesho bunyuranye, twajya tubwiyambaza. Mu ngero twabonyemo n'umubyeyi Bikira Mariya, tujye rero tumwiyambaza kenshi, tumukomereho tuzirikana rozari ntagatifu, utabishoboye akazirikana ishapure, kuko uwo umubyeyi, uwo twahawe yaratwakiriye. Twimwihunza, nitumukomereho, nta shiti natwe tuzakomera. Ndasoza rero baragiza mubyeyi Bikira Mariya.
ndakuramutsa Mariya ujine mubana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana uraje dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Nagira ngo mbasabe muntize amashyi dushimire Padiri. Nyuma rero y'inyigisho turafata akanya gatoya kuko tugiye kwinjira mu gitambo cya misa, ariko twumve abakurikiye inyigisho kuri ibyo bitatu: inyunganizi, ikibazo cyangwa se ubuhamya ku byo atuganirijeho. Yego. Kristo Yezu akuzwe. Yewe nitwa Nzabahimana Clotilde. Ni nko icyo mvuga ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni ubuhamya bw'ibyo batwigishije. Iyi nyigisho yamfashije cyane, ariko ubusanzwe ngewe naturutse muri diyoseze ya Nyundo, kwa kundi nyine umuntu agenda yimuka nza kwibona hano. Twere muri diyoseze ya Nyundo, Musenyeri Alexis Habiyambere yaratangije amahuriro y'abapfakazi b'Abakristo Gatolika, ariko byaradufashaga. Bakimara rero kuvuga ko hari ikiganiro, nanjye nahise mvuga ati reka nongere nsubire ku isoko. Ni ukuri inyigisho ni nziza, ni uko yabaye ntoya. Mu cyifuzo numvaga nk'uko mwadutekereje mwajya munyuzamo nka rimwe mu kwezi cyangwa se mu mezi nk'atatu, mukongera mukaduhuza, kubera ko bidusubiza ubuzima, tukumva yuko kuba twarapfakaye atari ishyano ryaguye. Ubundi batubwira ko ijambo gupfakara, Imana imaze kurema muntu ikamubonera umufasha we, yariyamiriye ati mbonye akara ko mu mara yanjye. Ijambo gupfakara rero ryaturutse aho ngaho yuko kakara ko mu mara kapfuye, ariko kubera ko dufite Yezu turakomeza, ubuzima bukagenda. Ubwo rongera ni icyifuzo cy'uko ibi bintu byajya bikomeza, kuko numvise ari ijambo riduhumuriza. Kristo Yezu akuzwe. Murakoze. Icyo turagisubirizaho. Icyumweru cy'umuryango Kiliziya yagiteganije ari iminsi y'imibyizi. Nk'ubu ni ukuva itariki 9 kugeza ku 15 ku cyumweru gitaha, kuri iki cyumweru kizaza. Bivuga ngo nta handi twakura umwanya uretse nyuma y'akazi. Akaba ari umwanya rero muto kubera akaba ari umugoroba. Ubwo rero ni gahunda Kiliziya yapanze y'icyumweru cy'umuryango. Ahubwo icyifuzo cyawe kirasubizwa muri gahunda isanzwe ibikorwa bya komisiyo binyuze mu itsinda ry'abapfakazi. Iryo zina turashaka no kurihindura. Abantu benshi bavuga abapfakazi bakumva abagore gusa, kandi harimo n'abagabo bari muri icyo cyiciro. Turashaka kujya tuvuga abapfakaye, noneho bose bakiyumvamo. Ibyo rero tuzabikora, tubategurire umwiherero, umara umunsi, muganire, mubaze, mutange ubuhamya, hasoze na misa. Bityo tujye tugira akanya kenshi ko guhura. Ndumva ari uko nagusubiza. Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Gloriosa mu Mazimpaka. Nanjye nashaka gushimangira ku isengesho. Isengesho ni ikintu gifasha cyane. Sinzi niba nakita ikintu, sinzi niba nakita iki, kuko ku muntu wese uba mu isengesho, uretse n'umupfakazi, kuba mu isengesho ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gitanga imbaraga, ni ikintu
se nakita n'imbaraga. uhabona imana kuko gupfakara utari mu isengesho ntabwo uko nabyumvise, yenda n'abandi uko babyumvise, wakwivutsa ubuzima nawe. Nimba hari ikintu kiremereye nabonye mu buzima, ni ikintu cyo gupfakara. Wumva uri wenyine, wumva usigaye wenyine, wumva ubuzima bwakurangiranye. Ariko iyo uri mu isengesho ukamenya ko uri kumwe n'Imana, ukiyambaza Imana, ugaruka vuba cyane, ugarura imbaraga, ugabasha no guhumuriza n'abandi. Rero ntarondogoye, bitanga imbaraga nyinshi cyane. Murakoze. Ababyeyi barakoze. Hari undi umwe? Ego, mbonye intoki ebyiri, ndazakira. Kristo Yesu akuzwe. Yewe nitwa Claudine umubyeyi. Mu nyigisho tumaze guhabwa, hariho ahantu batubwitwa padiri yavuze ku mbaraga z'isengesho. Atubwira Mutagatifu Monica, atubwira na Elizabeth wa Hongiriya. Mutagatifu Monica turamwumva kenshi ukuntu nyine yasengeye umugabo we n'umwana we, ariko numvaga yatubwira Elizabeth wa Hongiriya ibikorwa bye, ibyo yakoze. Numva niba byancitse ntago nabyumvise neza. Padiri araje abidusubizeho. Cecile. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Mukankaka Cecile. Ikibazo nari mfite ni bariya bagore babiri bapfakaye bari kumwe na nyirabukwe. Uriya mugore, bariya bagore nyirabukwe yabahawe uruhushya ngo bagende, umwe nyine yumva afite impamvu yo kugenda cyane ko yari akiri mutoya. Akenshi rero usanga abantu dusa nkaho tumutera amabuye, kandi nyirabukwe yari yamuhawe uruhushya. Ikindi ni uko umuntu iyo apfakaye ari mutoya arahuzagurika. Hari abantu bavuga ngo Yezu yemera umupfakazi wa 60, ariko sinzi hariho ngo niba yemeye kuko uri hasi yayo ngo abakijaraje aragihuzagurika, ngo nta rubanza bafitanye na Yezu. Kristo Yesu akuzwe. Nkavuga ntese ubundi ubwo ngubwo umupfakazi koko ntabwo abantu baba bamuhohotera? Ntabwo yabashije kwihangana, ariko nta nubwo yabangamye ariko cyane kuko yamuhaye uruhushya aragenda. Ikindi nashaka kuvuga nuko gusenga ni byiza, ariko umuntu iyo apfakaye burya gusenga ntabwo bijya bikunda. Ntabwo bikunda ako kanya, cyane ko na sosiyete usa nkaho wakoze icyaha kandi ntacyo witeje. Sosiyete iraguhunga muri rusange, iraguhunga n'uwo wegereye nyine ibibazo bikavuka, ugasanga nyine wifashije wenyine. Ubanza rero gutinda gusenga cyane ko na Yezu mwashwanya nyine bitinda kuza, ariko aho biziye nyine birafasha umuntu akiyakira. Icyo kibazo nari mfite. Murakoze. Ihangane, nabonye urundi rutoki. Padiri ibyo mwabajije arabyandika ahantu arabifata. Kristo Yesu akuzwe. Inyigisho batanze koko bavuze ikintu cyo gusenga ni ngombwa. Gusenga birafasha, kandi Imana ikakubera aho uwo nguwo mwatandukanye, uwo nguwo wagiye yakabaye. Igufasha kwakira ubwo buzima bw'ubupfakazi. Ntabwo ari uwo munsi, ariko gahoro gahoro Imana igenda igufasha kwakira. Ahubwo hari ikintu ngiye nifuzaga ko nibiramuka bishobotse, hakaba umwiherero bazigishe ku kintu kijyanye n'uko umupfakazi arasuzuguritse, nawe ubwo arisuzugura, agasuzugurwa na sosiyete, agasuzugurwa abayumva, mbese ari insuzugurwa. Kandi koko hariho n'abandi baba basuzugura, batabafata nkaho
bakababona mu kibi, bakababona mu cyaha. Ni ikintu nsaba cyane kuko icyo kintu kirakomeretsa abapfakazi benshi, ngira ngo barakomereka muri icyo kintu cyo gusuzugurwa n'abantu, agasa nkaho koko yakoze icyaha nk'uko babivugaga, agasa nkaho ari we witeye ubupfakazi. Ndabisaba. murakoze, katwumve padiri hanyuma dusoze. Kristo Yesu akuzwe. Murakoze, ndagira ngo mbanze mbasabe mumfashe bashimire. Kuko iyo abantu babajije ni uko baba bumvise, ariko iyo yabaye amahamba nyine birayoberana nyine, ukagira ngo ntabyumvise se. Ndabashimiye rero. Elizabeth Bahongiriya rero, icyo muziho nanjye si byinshi cyane, gusa icyo muziho ni uko umugabo we yari umwami, ubwo yari umwamikazi, noneho ubuzima bwe kajyaha icyubahiro, akunda abanyantege nke, ku buryo nyine bavuga ko nyuma yo gupfakara yareze abana barakura barigira, noneho ibye rero bisigaye abifashisha abanyantege nke. Ni ibyo ngibyo, ibyo ubwo tuzabicukumbura ibindi. Ikindi navuga, turashimira umuvandimwe wavuze kuri uriya mugenzi wa Ruta, si ukumutera amabuye ko mutera, ariko buriya mu ishuri haba uwa mbere n'uwa nyuma. Haba uwa mbere n'uwa nyuma. Uwatanze buriya buhamya ngo aho azagwa nzagwaho, aruta uwabaye nk'ikinyoni akagenda ntacyo avuze. Sibyo? Njye nuko mbyumva, niyo conviction mfite, ariko bitewe nuko mu isezerano nzagukunda kugeza gupfa, aho ngaho birumvikana. Sibyo? Uba rero ushobora kuba wagenda ukaba washaka, biba bishoboka, ariko kwiyongeraho. None se ubu ntihari abo tubona tukavuga ngo uriya muntu yaranambye, ni uwo gushimwa, ni intwari. Uriya yewe banza atarabishoboye neza, haba uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa nyuma. Ni muri ubwo buryo. Noneho ikindi rero, undi muvandimwe wavuze bisobanura, kubyigishaho, kuva ibihe byabaho n'amateka. Sibyo? N'amateka. Nari navuze ko ndi butangire nsobanura iby'umupfakazi ahura nabyo. Umupfakazi umuvuza abavuze n'imfubyi. Sibyo? Donc gusuzugurwa birizana. Sibyo? Biraza, donc barasuzugurwa, nta jambo baba bagifite, baraboneranwa, n'ibindi umuntu yakongeraho. Iyo ni realite. Sibyo? N'ibyanditswe bitagatifu turabibonamo. Kwa Amosi tukabona Amosi aje adefanda bene abo ngabo, agaragaza ko abo banyantege nke nibantabaza nzabumva. Sibyo? Byumvikana ko n'Imana ubwayo izi ko iyo bigenze gutyo, tutagendeye ubwo ku muco w'Abayahudi, imico nuko imeze. Sibyo? Icy'ubukangurambaga cyo kirakwiye, sibyo? Cyo kirakwiye, ariko buriya nidukomera ku isengesho, nidukomera ku Mana, wakugaraguza agati uri kumwe n'Imana, uri mu Mana, urakomera. Sibyo?
icyo cyo mbifitemo ubuhamya mwe ndumva agasubizo kaba ko ngako, kuko iyo umuntu akubwiye nabi, wenda iyo umuntu akubwiye nabi agira ngo aguce intege, agira ngo agusuzugure, agira ngo akugaragaze agati, agasanga ufite ikivumbikisho cy'amahoro iwawe, ubiki ndahamya ko ntacyo uba, kuko uba uri ku izamu, uri ku izamu ryawe. Izamu rero ryacu, izamu ry'umukristu ni isengesho, sibyo? Ni isengesho rizadufasha kuba kuri iryo zamu, bikadufasha kumva ko nubwo batuvuga, badusuzugura, ntabwo Imana yo iri mu badusuzugura, sibyo? Ntabwo iri mu badusuzugura, ntabwo iri mwabo yataye tukayumva nk'ubuhungiro bwacu, sibyo? Ngicyo ikizadufasha, ngicyo kizadutera umwete mu buzima bwacu, kuko uyikomeyeho arakomera. Ndumva ari icyo ngicyo nabivugaho. Gakomeza rero mbasabira kandi nsaba ngo Nyagasani akomeze atumurikire kandi aduhe umugisha we. Muntize amashyi twongere tumushimire. Angarutse rero kubashimira namwe mwitabiriye, mwagerageje kwitabira muri benshi ugereranije n'imyaka ishize. Mwakoze, muntize amashyi tubashimire. Insanganyamatsiko twitoranya, kuko hari ibyo ari Diyoseze ya Kigali bayaduhaye, ariko tukagenda tubihuza n'ubuzima bwa buri paruwasi. Twasanze inzira umuntu ubuzo bashakanye anyuramo aba ari inzira irimo ibyuho byinshi, mu Gifaransa babyita vide. Mwabikomojeho, hari vide ituruka ku bwoba umuntu ahura nabwo, ubwe akumva ko muri we atazongera kuzura. Hari vide ituruka muri sosiyete, sosiyete ikamufata nk'aho atazongera kuba uko yari ari, kandi ikaba yamucira n'urubanza. Hari vide ituruka ku miryango dushakamo, aho babumva birangiye ndetse byaba byiza basubiranye ibyabo. Ariko icyo kintu kirakomeye, ariko nashakaga mutahana icyizere cyo ko uyu munsi hari ingo zibana zifite izo vide eshatu navugaga kandi zibana. Njye navugaga mu kanya, hari abo twandikiranije ndababwira nti hari ingo zibaho nk'izibaho zikodesha mu nzu imwe, mumva zidafite aho zihurira. Isengesho rero riradufasha nk'uko ryafashije Tobi na Sara. Niryo rimara bwa bwoba, niryo riguha kuzamuka muri za mbaraga abantu bakeka ko babuze, ni naryo riguhuza na wa wundi utakiriho agakomeza kuba inshuti yawe. Nagira ngo rero tubashimira aho mugejeje mutwaza, kuko muri abakristu beza b'icyitegererezo kuri za ngo navugaga ziri mu marembera. Hari nyinshi muzi, hari n'izo mufasha, hari iz'abana banyu, hari iz'abana bacu, zose mubona zikeneye isengesho. Uyu mugoroba rero dusabe Yezu aduhe imbaraga mu isengesho, kandi aduhe kuziba bya byuho bitatu, hasigaye dusigarane imbaraga zituma tutazabura n'ijuru. Murakoze.
utuntu tubiri tw'amatangazo. Cya mbere ni Saint Valentin yo kuwa gatanu, nagira ngo mbatumire kandi nkureho speculation. Abantu bajya bavuga Saint Valentin nabi,